ariko wa musore we niba ushaka kuba watinyuka ngewe uri umugabo wanjye ukajya kuri mama uwo muntu urumva afite ubwenge se ubwo ahubwo se mama wawe utinyuka mugabo wawe nyine mama we tumureke we mbuze nk'ikintu nabamwita uwo mubyeyi yaba afite ikibazo gikomeye cyane kandi babaho rwose babaho pe ese yabera ibintu byinshi ariko umubyeyi utinyuka agatwara umugabo w'umwana we ntago yatinya no kwica umwana we mbuze ubusanzwe ari boyfriend wanjye ari kumwe n'undi mukobwa babirimo nyine bari muri icyo gikorwa byakubayeho yego iyo shusho iri kumbangamira ngura bet cover ntago ari imwe nabagiriye mwa bantu nuko iyo shusho nashaka ikomeza kungaruka mu maso umwanya muremure nawe ntago yahise mbona kuko narinjiye like umutwaro uri hariya ninjira nk'ahantu we ntago yahise mbona nyine ahita abura imbaraga zisakuza abura imbaraga zimwikura hejuru nibyo tuti ararugira agira urukundo rwinshi nyamba ubushize tuganira yambwiye ikintu gikomeye yambwiye ko iyo afite inshuti nyanshuti ayibwira mama we nawe wamubwiye papa cyane papa ntago ari papa wenyine cyandi mu rugo nakubita urugi agahita nyumva agahita arakara imodoka yanjye yarashaje rega uzi iyo ngezeyo kumureba nsanga yiyambuye yanaryana arivumbura biteye ujya unamusura mu rugo none se ababeso ntago bagomba kumenya ko mba nihuriye n'umukobwa Irene tubanza kwibera inshuti tumaze nk'umwaka n'igice y'umwaka n'amezi 8 gutyo yego Irene nshaka gutera step yego yo kwambika impeta oya umbabarira utambwira ko washatse kwambika umukobwa impeta arabyanga ese byagenze bite byagenda bite kugira ngo uyu munsi uze gusanga umuntu wemeye kuguha umubiri we akaguha amafaranga akaguha buri kimwe cyose ariko ushobora kuba wamubwira bati tubane akakubera ibamba abantu henshi cyane bakunze kwibaza ikibazo kimwe kigira giti abasore nibo bashobora kuba barwara indwara yo gutinya gukora ubukwe hemophobia ariko ahangaha ni urugero rwiza rukwereka ko n'abakobwa bashobora kuba batinya gukora ubukwe uburyo bukomeye cyane ndetse atari uko atinya gukora ubukwe kubera ko akiri muto cyangwa afite ikindi kibazo cy'ubukene oya ahubwo gusa ari ukuba yakureba akavuga ati uyu musore nshobora kuba ntabana nawe kubera ko hari ibyo atushushe. Iyi ni inkuru ndende y'urukundo yabaye kimenya bose ndetse bamwe na benshi batangira ko bayifatiraho urugero rwiza cyane. Abakobwa bati nanjye ndumva nshaka kuba nagira besto. Aha ngaha navuga ko aribwo ijambo besto ryatangiye guhabwa agaciro gakomeye cyane. Bamwe bati ati nyamara buriya aho kugira ngo mbe umukunzi w'umuntu naba umubesto kuko mbona umubesto ari ubayeho neza cyane kurenza umukunzi. Bamwe batangira kwibwira bati umukunzi wanjye aramutse agize besto twahita dutandukana nta kabuza. Abandi bati nyagiye gusura besto. Aha ngaha iri jambo ryagereye ihinduka ikimenya bose, ariko nyamara hari igihe baguha butamwe ukaza kwishyiriraho na ngendo. Reka ntangire ngusubira no gushimira maze gukana subscribe ku Ihozo TV igiye kubana muri iki kiganiro. Iyi nkuru yose ijya gutangira yatangiye itya ku itariki 10 Ugushyingo mu mwaka wa 2021. Uyu Titi Brown yaje kuba yatabwa muri yombi. Atabwa muri yombi yari afite igitaramo yagombaga kwitabira cy'umuhanzi Omare. Ibi ngibi byahise birangira burundu iki gitaramo atakitabiriye, ahubwo yari ari kubarizwa muri gereza uwo munsi. Twihuse cyane ku itariki 10 n'ubundi Ugushyingo mu mwaka wa 2023. Uyu Titi Brown yaje kuba yarekurwa ava muri gereza nyuma y'imyaka 2 yari amaze afunzwe. Uyu Titi Brown byaje kurangira agera hanze ndetse aza gusanga ibintu byose byarahindutse, ariko mu guhinduka kubera izina n'ubundi yari amaze gutabwa muri yombi yarubatse, byaramworohere cyane ko ibitangazamakuru byinshi cyane bitangira kuba byamwandikaho inkuru zigiye zitandukanye. Ndetse uyu Titi Brown yaje gutangira integuza agira ati ndifuza ko buri wese ashobora kuba yampa ubufasha ndetse kuko mfite imishinga igiye itandukanye kandi ikeneye guterwa inkunga, kandi murabibona ko neza nta mafaranga mfite yo kuba nakemura ino mishinga yose. Ndasaba rero ko mwanjye inyuma mu biyemeje kumufasha haze kuba hazamo n'umukobwa icyo gihe wakinaga filime yari amaze kwamamara afite izina. Naho uyu Titi Brown yari amaze kuba yakwibagirana burundu, ariko umukobwa kubera ko ashobora kuba hari icyo yari yaramubonyemo yaravuze ati nta kabuza uyu musore ngomba kuba namugira inshuti yanjye. Uyu Titi Brown wari uzwiho kuba agiye kugirwa inshuti ikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, ariko we
nyuma yaho ibintu yagiye abigorongoshora ndetse atangira kuba yabitwara ukwe, atangira kumva abaye umukunzi ukomeye cyane, ibi abihindura inkuru ikomeye cyane ndetse yagombaga kubakiraho ndetse izamufasha no kubaka urugo rwe. Ariko icyo yari yirengagije, izina Besto ko ritigeze rihinduka. Besto byaje kuba byahinduka Besto, inkuru zitangira kwandikwa hirya no hino ndetse bamwe bakajya bitora bakandika inkuru bati Titi Brown yambitse impeta Nyambo, ahandi bikaza kugaragara uyu bamukoreye amafoto yifashishijwe ubwenge buhangano, bavuga bati Titi Brown yakoze ubukwe na Nyambo. Ibihuha biracaracara, abantu benshi cyane batangira ko bavuga bati ibintu by'aba Besto ni ibiki, bagiye biyemeza bakagaragaza urukundo rwa nyarwo bakareka kuduca ku ruhande. Ariko uko iminsi yagendaga ishira ndetse urukundo rugenda rwiyongera rw'aba bombi, uyu Titi Brown yatangiye kwikanga ari umukunzi. Ibi birasa nkaho witwa Nyambo we poroje uko yazipangaga ndetse yari afite gahunda yo kuzazenguruka isi nk'uko yabyifuzaga, naho uyu Titi Brown nta kabuza nyuma yo gutahuka muri gereza yari yaravuze ati nta kabuza ngomba kuzashaka umukunzi ndetse tukibyarira abana, dore ko ubu ngubu nanjye kuba nakatirwa imyaka isaga 25 yose ndi mu gihome. Iyi myaka rero ngomba kuba nayihutisha ndetse nkaza kuba nakoramo ibintu bikomeye cyane, aho iyi myaka mu gihe cyo kuzura ahubwo nzaba mfite abana bakuru, nanjye nitwa muzehe cyangwa nitwa papa. Nyamara nk'uko natangiye bikubwira, umuntu ashobora kuba yakwemera kuguha byose byatunze akaguhereza umubiri we wose, ariko nta kabuza ntibivuze ko umutima we wawutsindiye burundu. Ibi abantu benshi cyane bakunze kuba bakwibeshyamo, ati umuntu ankorera ibi ampa ibi, ariko se turakundana bya nyabyo. Uba ugomba kumenya neza ko uwo muntu niba agukunda biragoranye pe, biragoranye ndabarahi. Ariko se koko mwebwe mufite amaso mazima mu kirora, mushobora kuba mwasubira muri video za Titi Brown ndetse na Nyambo mukambwira ibyo barimo. Ese niba koko baraba Besto ari inshuti zisanzwe, uyu munsi byarangiye biti? Uyu Titi Brown yari gutanga inkuru ya y'urukundo ndetse umva uburyo agenda yinyura ku ruhande, ariko ababizi neza baravuga bati uyu nta kabuza ari kuvuga Nyambo, yica ku ruhande ahubwo navugisha ukuri, dore ko uyu Nyambo yaje kuba yakwitereka nawe avuga ububi bwa Titi ndetse abivuga atabivuze mu izina ahubwo abica ku ruhande. Ibi ngibi ndabikesha abasesenguzi bagiye batandukanye bagiye banaliza bakambonera uwo wita Nyambo ndetse na Titi Brown, nubwo inkuru zabo bombi bakomeze kugenda bazica ku ruhande, ugasanga Titi ayimini Nyambo nako, dore ko bari bamaze kuba umwe. Ntago nibeshye, aba ngaba bararuta bamwe bari baragiye barasezerana mu murenge ndetse n'imbere y'Imana, kuko urukundo rwabo nabubatse bakoze ibyo byose, yaba ari abakoze ubukwe ndetse bakajya no mu murenge. Birasa nkaho bafataga telefone zabo ndetse na za mudasobwa bakicara bakiga, ati dore abana bafite urukundo, ati sheri wakagombye kunkorera ibyo Nyamba, ati ibyo Nyamba akorera Titi nuko nanjye nkagukorera ibyo Titi akorera Nyamba. Urukundo rwacu rugakomeza kugenda rukura. Aba bari barabaye intangarugero, ariko uyu munsi Nyamba aragenda hari ati nigeze kuba nafata umukunzi wanjye aryamanye n'undi mukobwa. Iyi ni inkuru yabaye ndende cyane, aho bugigize kuvuga ko Nyamba ubwo yari afite urufunguzo n'ubundi rwaho uyu Titi Brown yabaga, uyu yagiye ararufata aravuga ati nta kabuza reka njye gutekera inshuti yanjye, ati nako reka njye gutekera umukunzi. Nari nibeshya hanaho yari inshuti, nuko agiye gutekera ya nshuti ye, ahubwo asanga ya nshuti ye yari yamubwiye ko idahari ngiryamanye n'umukobwa mu buriri. Mu gufungura uyu nguyu n'ubundi kuba yari atahanye igitoki, dore ko inshuti ye aricyo yakundaga, aravuga ati reka ngende nyitekere nta kabuza gutaha, maze isange nayitekeye igitoki ndetse n'utunyama, dore ko aribyo yakundaga. Uyu nguyu mu gufungura ahubwo yakubitswe no gutungurwa, nari mvuze ngo gukubitwa n'inkuba, nsanga turi mu mpeshyi. Yarafunguye akubitwa nako atungurwa n'inkuru. Mu gutungurwa n'inkuru, uyu yafashwe n'amashanyarazi ahagarara hamwe mu buryo bukomeye cyane, aratitira kubera amaso y'ibyo yabonaga bitunguranye cyane atari yiteze kubona. Uwo yagombaga gutungura ahubwo byarangiye ari utunguwe uburyo bukomeye cyane. Aba bombi bahise biyemeza gutandukana mu buryo bwo kuri internet, abajyaga gukora ibiganiro bari kumwe ntibongeye kuba bakongera kuba bari kumwe. Umwe ati nyamara Titi Brown na Nyambo baratandukanye, ati reka ati ahubwo nuko umwe ari mu kazi kenshi cyane undi ari mu kandi,
ariko ibi byari bimaze kuba byajyaho iherezo ku rukundo rwabo bombi, n'ubundi bitaga feke, n'ubundi byarangiye rubaye feke. Uyu munsi umunyarwanda aritonze aca umugani agira ati akanwa kararema. Uyu munsi by'uyu munsi wita biriya nibyo n'ubundi bizarangira bibaye biriya. Uyu munsi rero inkuru ya Titi Brown ndetse na Nyambo ni inkuru ishobora kukwereka uburyo ushobora kuba wamenya niba umuntu agukunda cyangwa atagukunda. Biragoranye cyane nk'uko nabikubwiye. Ikizagufasha rero ntago ari uko umukunzi wawe azaba aguhereza byose, ntago ari ko umukunzi wawe azaba kwitangira uko ariko kose, ahubwo azabana nawe kubera ko abishaka ndetse azagukunda kubera ko agukunda. Ariko nanone umuntu nagucira amarenga bikiri kare akakwita inshuti, ntuzatere intambwe n'imwe uhirahira ujye kuyirenga, kuko umunsi uzayirenga ushobora kuzansubira inyuma wirukanka, ndetse wirukanka udafite aho kugana, kubera ko aho kagombye kugana warahasibye amayira yawe yose. Uyu munsi Titi Brown arajya kunuza akitereka ati umukunzi wanjye yarampemukiye, kuko ati nagerageje kuba namuterera ivi arampakanira, ariko nanone nkavuga nti Titi Brown ni wowe wikozeho. Ibyo wari ugiyemo wari ubizi, ndetse nuko bakwitaga wari ukuzi. Ese bari kurenga aho ngaho bakaguhereza indi titiri utakoreye? Ni uburyo bukomeye cyane. Ese wowe iyi nkuru ya Titi Brown ndetse na Nyambo ikwigishije iki? Ushobora kuba watanga igitekerezo cyawe muri komenti ukatubwira uko byumva uyu munsi. Reka mbashimire mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro. Njye babategura iki kiganiro ndetse nkakibagezaho ndi Turu. Mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda subscribe, share, like ndetse n'ibitekerezo byanyu hafi aho. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Murakoze cyane.